bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. None kiliziya irahimbaza umunsi mukuru wa mutagatifu Baritolomayo witwaga Natanayeli. Dusangire amasomo atagatifu yo kuri uyu munsi. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 21 murongo wa 9 kugera kwa 14. Zaburi ni 145. Ivanjiri yanditswe na mutagatifu Yohani, umutwe wa mbere murongo wa 45 kugera kwa 51. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Njyewe Yohani nabonye umumarayika maze arambwira ati ngwino nkwereke umwari, umugeni wa ntama. Ubwo njyanwa buroho ku musozi munini kandi muremure, maze anyereka umurwa mutagatifu Yeruzalemu yururukaga iva mu ijuru ku Mana. Wararabagiranaga wisesuyeho ikuzo ry'Imana ubwayo. Ububengerane bwayo bwari bumeze nk'ibuye ry'agaciro gakomeye, mbese nk'ibuye rya yasipi ibonerana. Ubwo umurwa wari uzengurutswe n'inkike nini kandi ndende, ukagira amarembo 12, kandi kuri ayo marembo hakaba abamarayika 12 n'amazina yanditseho. Ayo mazina ni ay'imiryango 12 ya Isirayeli. Mu burasirazuba hari amarembo 3, mu majyaruguru amarembo 3, mu majyepfo amarembo 3, no mu burengerazuba amarembo 3. Inkike zikikije uwo murwa zari zubatse ku mfatiro 12 zanditseho amazina y'intumwa 12 za ntama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nshuti z'Uhoraho, nimurate ikuzo ry'ingoma ye. Abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushishozi bwawe. Bazamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba uko ibisekuruza bigenda bisimburana. Uhoraho ni umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu Yohani. Muri icyo gihe Filipo nawe aza guhura na Natanayeli, aramubwira ati, wa wundi wanditswe mu mategeko ya Musa no mu bahanuzi twamubonye, ni Yezu w'i Nazareti mwene Yozefu. Nuko Natanayeli aramubwira ati, hari ikintu cyiza cyaturuka i Nazareti? Filipo aramusubiza ati, ngwino wirebere. Yezu abonye Natanayeli aje amugana, aravuga ati, dore umunyayisiraheli w'ukuri utarangwaho uburyarya. Natanayeli aramubwira ati, unzi ute? Yezu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Natanayeli aramusubiza ati, Rabi,
koko uri umwana w'Imana, uri umwami wa Isiraheli. Yezu aramubwira ati, wemejwe nuko nakubwiye ngo nakubonye uri munsi y'umutini, uzabona ibitambutse ibyo ngibyo. Arongera aramubwira ati, ndakubwira ukuri koko, muzabona ijuru rikinguye n'abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'Umwana w'umuntu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, ubuzima bw'abatagatifu, ubuzima bw'intumwa buduhamiriza ko ijuru ririho kandi hari abarituye babayeho ku isi bakora ibyiza kandi banitangira inkuru nziza y'umukiro. Bahembwe ijuru kubera ukwemera kwabaranze. Amaraso y'abahowe Imana ni umurama w'ubukristo bwacu. Ubuzima bwabo bukwiye kutwigisha no kutugaragariza imbaraga z'Imana zigaragariza mu ntege nke zacu. Isomo rya mbere riratwibutsa umwanya wahawe intumwa za ntama, amazina yazo yanditse udasibangana. Mu ibonekerwa rye, Mutagatifu Yohani abona Yeruzalemu nshya, ariyo Kiliziya ibengerana ikuzo ry'uwayishinze, ifite ubwiza buhebuje. Kiliziya ifite inkomoko yo mu ijuru, igashinga imizi mu isezerano rya kera, aho twumvise imiryango 12, ariko kandi ishingiye ku ntumwa. Ni Kiliziya y'Imana, ntabwo ari iy'abantu. Irakomeye, irahamye kandi izahoraho. Nk'uko Yezu yabidusezeranyije, n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayitsinda. Kiliziya iratotezwa ariko ntizahangarwa. Kiliziya iraburabuzwa ariko izakomeza yamamaza ubuzima kandi butange. Ivanjiri iragaruka ku kwemera kwa Natanayeli n'urugendo rwa Roho yakoze kugira ngo ahure na Yezu byose bihinduke. Natanayeli yari afite uburyo yumvaga nta kintu kizima cyava i Nazareti. Ahari natwe hari ibitekerezo dufite cyangwa se tugira ku Mana, kuri Kiliziya, ku bakozi bayo, bishobora kudutera gushidikanya, bikadutera guca imanza, bikadutera kutemera. Natanayeli yahuye na Yezu, byose birahinduka. Mu gufata icyemezo cyo gusanga Yezu, Yezu yari yarangije guhura nawe mu isengesho, amubwira uwo ari we n'ibyo yakoraga. Ese natwe twemera ko Yezu atuzi? Ese yadutangaho ubuhe buhamya? Yatubonamwo abantu bavugisha ukuri, abantu batarangwa n'uburyarya, abantu bakunda isengesho, abantu bashyigikira ukuri? Yezu ni ubuhe buhamya yadutangaho, we utuzi akaba azi neza n'imitima yacu n'ibyo dutekereza? Kimwe nka Natanayeli, twiyemeze kwemera no kwamamaza Kristo. Dutanga ubuhamya bw'ukwemera, twemeza abantu ko ijuru ririho, ko Imana idukunda, ko Kiliziya ari umubyeyi, ko Yezu akiza. Nka Filipo, dufashe abantu guhura na Yezu. Duhora iteka twifuza ko nabo bamenya Yezu twamenye, bagakunda Yezu twakunze kandi bakamukorera. Twemere Yezu Kristo atwigaragarize kandi aduhe imbaraga zo guhinduka. Duhindure itari byiza mu buzima bwacu, maze twemere ibyo aduha, tumukunde kandi tumukundisha abantu. Tumushakashakane umutima utaryarya, azahora iteka twigaragariza. Nyagasani Yezu nashyire mu mitima yacu inyota ihoraho yo guhura nawe no kumwamamaza dushize amanga. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.